ariko kandi ngo uwo muntu ukorera Imana naramuka akomeje kunanira satani, ngo satani azanyura mu bigeragezo n'ingorane zigiye zitandukanye. Ariko hari abantu bazaba barakira ikimenyetso cy'inyamaswa kugeza ubwo igihe kizagera bagafata iya mbere kugira ngo barwanye ubwoko bw'Imana. Abantu bubahiriza isabato ntago bazabareka gutyo gusa, ahubwo nabo bazaba bategetswe kuruhuka icyumweru, kandi ku isabato ntago bizaba byemerewe gusenga. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze w'inshuti muvandimwe duhuye ahangaha. Imana iguhe umugisha. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Nshimiyimana Birudadi. Abantu basanzwe bamenyereye hano turamenyeranye, niyo mpamvu rero nguhaye ikaze nawe niba ari ubwa mbere. Imana iguhe umugisha, ariko kandi nanone nagusaba kugira ngo ukore uko ushoboye kose kugira ngo ubutaha tuzajye twongera kubana, kugira ngo tujye dukomeza kuronkera hamwe ibyadutungira ubugingo. Reka rero mbere yuko tujya mbere mu byo tugiye kwiga tubanze dusenge. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, twongeye kugushima no kuguhimbaza. Tugushimiye ko wabanye natwe n'uyu munsi ndetse n'iyi saha uracyakomeje kubana natwe, ubihimbarizwe. Ngaho ngwino ubane natwe muri iki cyigisho tugiye kwiga, agakiza kawe katuyobore. Tubisenge mu izina rya Yesu Kristo, urakoze, amen. Nshuti muvandimwe rero, duhuriye hano kuri uyu murongo. Ni umurongo dusanzwe twigiraho ibyanditswe byera, ni umurongo dusanzwe tumenyereye, ni umurongo dusanzwe duhuriraho tukungurana ibitekerezo ku byerekeye n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero, uyu munsi Uwiteka yashimye ko twigira hamwe ijambo turi busange mu gitabo cyitwa kwitegura gaheruka. Ni ijambo rifite titire ivuga ngo akarengane. Akarengane twagiye tubyumva ko akarengane kazabaho, tukumva ko hazabaho itoteza, ndetse rimwe na rimwe tukumva ko iryo toteza ryanabayeho hari iryaribanjirije, ariko ntitubashe gusobanukirwa ibyerekeye n'iryo totezwa. Ariko ndagira ngo uyu munsi tubivugeho, tuvuge uko bimeze n'aho biva n'aho byerekeza, kugira ngo njye nawe twe gukomeza kuba mu rujijo, twe kwitiranya ibintu, twe kubona hari ibibaye ngo tubyitiranye, ahubwo dusaba kugira ngo Imana abe ariyo ibidufasha. Rero tugiye kuhera ku magambo dusanga mu Byahishuwe igice cya 13. Turasoma ku murongo wa 15, niho ngira ngo dusome Ibyahishuwe 13 umurongo wa 15. Hafite amagambo avuga ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya. Ihabwa, iyi ni inyamaswa yaturutse mu butaka. Inyamaswa yaturutse mu butaka rero ni inyamaswa nk'uko twabibonye mu byigisho twize ubushize, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse twabonye ko inyamaswa yaturutse mu nyanja ari Roma. Rero iyi Roma twabonye ku bantu twiganye ko yahaye ubushobozi n'imbaraga zayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Amerika ikoreshe ubwo bushobozi. Ariko kandi ntibyarangirira aho ngaho, ngo iyo nyamaswa yabwiwe kurema igishushanyo, kandi icyo gishushanyo ngo igiha kuvuga, guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya. Rero nk'uko twagiye tubisesengura, twaje gusanga igishushanyo ari ubuprotestante bwaguye n'ubundi nk'uko bimeze, ariko bufite isura n'imikorere bijya kumera nk'ibya Roma. Rero Roma yaje guha imbaraga Amerika nabwo irema icyitwa ubuprotestante, ariko igihe kiragira buragwa kuko aribo bivugiye ngo ubuprotestante bwavuyeho. Ubuprotestante rero twabonye ko aribwo buzahatira abatuye isi kuruhuka ku munsi wa mbere, aricyo cyumweru, hanyuma abatazabyemera bakazahanwa, kandi abatazabyemera bakazafatwa nk'abigometse ku Mana cyangwa se nk'abigometse kuri leta, kubera ko ubuporoso bwamaze gufahana ibiganza na leta kugira ngo bunganirane mu mibereho n'imigendere y'ikiremwa muntu mu bya gikristo. Rero ni gutyo bizagenda, ariko nifuje ko twigana amagambo turi busange muri iki gitabo cyo kwitegura gaheruka. Ni iki ngiki ngira ngo murimo murakibona, kwitegura akaga gaheruka. Turigana icyigisho cya 6. Hanganeho gatoya. Turigana icyigisho cya 6, dushobora kutakirangiza kubera igihe wenda tukazagisubukura, ariko icyigisho kivuga ngo akarengane. Reka dusome. Tugiye guhera ku kagengo kavuga ngo ubufatanye bw'ibihugu by'ibihangange. Mu ncamake,
mu bihe byose umwanzi yagiye arwanya ukuri, azitira kujya mbere kwako mu buryo bwose n'akarengane karimo. Mu by'umwanzi yagiye akoresha mu kurwanya ukuri, n'akarengane nako kari karimo. Ariko muri ibi bihe by'imperuka, satani azakuba inshuro nyinshi imbaraga ze zose. Mu kurwanya ukuri ngo satani azakuba inshuro nyinshi imbaraga ze zose kugira ngo arwanye ukuri. Ariko ikintu gitangaje ko turi kubona ko satani azakuba inshuro nyinshi imbaraga ze kugira ngo arwanye ukuri, mbese nge nawe dukuba inshuro zingana iki imbaraga dushyira mu butumwa bwiza? Imbaraga zacu tuzikuba inshuro zingana iki mu buryo bwo kuvuga ubutumwa? Imbaraga zacu tuzikuba mu buryo bungana iki mu gusabana n'Imana no guharanira kwiyeza kugira ngo Uwiteka nagaruka azasanga nge nawe dutunganye? Ngo kugira ngo agere ku migambi ye azakoresha ubuyobozi bw'ibihugu n'ibigo by'amadini hamwe n'indi miryango, kandi intera iheruka isumba izindi y'imbaraga ze izaba iyo kubahatira gukomeza icyumweru ku itegeko. Hari umubyeyi mu minsi yashize twaganiriye wampamagaye turimo turaganira ku byerekeranye n'itegeko ry'icyumweru. Ndagira ngo mbamenyeshe ko twabonye ko itegeko ry'icyumweru barimo baragenda bagerageza kubivugaho. Twabonye ko muri Dakota, muri state ya Dakota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo babiganiriyeho kugira ngo barebe ko barizana ku mugaragaro. Tubona ko ndetse batangiye no gushyira amategeko 10 mu bigo by'amashuri ku gahato, baba babishaka cyangwa batabishaka ba nyiri amashuri, ko ibyo ntibikajyaho. Ibyo twarabibonye rero mu buryo bweruye. Itegeko ry'icyumweru riramuka rije, abantu bubahiriza isabato ntago bazabareka gutyo gusa, ahubwo nabo bazaba bategetswe kuruhuka icyumweru, kandi ku isabato ntago bizaba byemerewe gusenga. Yego, ku isabato ntago bizaba byemewe gusenga, ahubwo umunsi uzaba wemewe bizaba ari ku cyumweru. Ikigeragezo gikomeye cy'ubwoko bw'Imana kizatangira ubwo itegeko ry'icyumweru rizakwira muri leta zose zunze ubumwe za Amerika. Murumva ko ibyanditswe bitubwiye ngo ikigeragezo gikomeye ku bwoko bw'Imana nituramuka tubonye itegeko ry'icyumweru rikwiriye muri leta zunze ubumwe za Amerika, bakaritangaza, ubone nubwo yaba ari state imwe, niyo yaba ari leta imwe ya leta zunze ubumwe za Amerika yaritangaje. Ubundi baravuze ngo umwera uturuka ibwami ugakwira hose, cyangwa se uturuka ibukuru ugakwira hose. Natwe rero nuko nkuko bimeze, ibyanditswe biratubwira ngo nituramuka tubonye ryatangiye gukwirakwizwa cyangwa se ryahereye muri leta zunze ubumwe za Amerika, ngo hanyuma ho hato iryo tegeko rizakurikizwa mu isi yose. Iryo teka rishyiraho itegeko ry'icyumweru rimwe rukumbi mu by'idini rizaza ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi, kandi rizagera ku rwego ruhanitse rwayo ari uko itegeko ryo kwica rimaze gutangwa. Ngira ngo murumva ko ari ibintu bitoroshye, binagaragara yuko itegeko ryo kwica naryo rizazaho. Ngira ngo ikintu muracyumvise neza. Itegeko ryo kwica rizaza, gato kazaza, abantu nibanga kumvira amategeko ya leta ariko basaba kubahiriza icyumweru, hazabaho na gahunda yo kuba bakicwa. Ibyo ngibyo ni ibintu nyine abantu benshi bize ubuhanuzi bagiye bazi. Ariko kandi hari mushiki wacu watubajije muri group ya WhatsApp tugira tuganiriramo, mboneraho no kubamenyesha ko dufite group ya WhatsApp tuganiriramo ibyigisho nk'ibi ngibi, tuganiriramo amagambo nk'aya ngaya. Link yayo ndaza kwishyira muri description kugira ngo namwe muze ababishaka mukandeho mwinjire muri group kugira ngo tujye duhanahana ibitekerezo, duhanahana amakuru kandi twonganirane. Rero mushiki wacu yatubajije ati ese itegeko ry'icyumweru rizaza akarengane, rizaza imbabazi zaravuyeho cyangwa rizaza n'imbabazi zikiriho? Hano ibyanditswe biratubwiye ngo iryo teka rishyiraho icyumweru rimwe, iryo teka rishyiraho itegeko ry'icyumweru rimwe rukumbi mu by'idini rizaza ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi. Ku bantu bamenye ukuri, ubwo ndavuga cyane cyane abadivantiste umunsi wa karindwi, usibye ko atari nabo gusa, ku bantu bamenye ukuri bakakugenderamo ariko nyuma bakaza kukuvamo bakanga kukugarukamo, itegeko ry'icyumweru niriramuka ritangajwe, imbabazi zizaba zibarangiriyeho. Ubwo ndavuga ku bantu bamenye isabato. Ku muntu wamenye isabato, itegeko ry'icyumweru niriramuka ritangajwe, ukaba utarashyizweho ikimenyetso cy'Imana aricyo sabato y'ukuri mu mutima, icyo gihe imbabazi zizaba zikurangiriyeho, nta kwihana uzaba ugifite. Icyakora hariho abantu bazaba batari bakamenye umucyo w'isabato, cyangwa se barawumenyeho gakeya ariko batari bagasobanukiwe, babona akarengane nk'uko umuvandimwe yigeze kubivuga wize muri Awuka mu biganiro twatambukije,
babona akarengane kaje bakemera guhindukira, abo ngabo imbabazi zaba zikibariho, ariko bazaba batari bakamenye ukuri. Ariko umuntu uzaba waramenye ukuri, icyo gihe imbabazi zizaba zamurangiriyeho, nta rwiyeguza azaba afite. Ahubwo nawe nkubaze wowe ukurikira iki kiganiro, ese nta kuri ku isabato wigeze umenya ukaba uri kukwirengagiza, bityo itegeko ry'icyumweru ryaramuka ritangajwe ugasanga uciriweho iteka ryo kurimbuka kandi warirengagije umuburo? Tugeze ku ngingo ivuga ngo akarengane. Ubwo ni akarengane. Intumwa Pawulo arahamya ati, icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3:12. Ariko abakiranutsi ntibakwiriye gutinya akarengane cyangwa ngo bakaregereranye n'amakuba. Haleluya. Kuko Kristo yavuze ko hahirwa abarenganywa batyo, kandi yabasezeranyije kuzaba ari kumwe nabo no kuzabaha umugisha we. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe murahirwa ubwo bazabatuka, babarenganya, bababeshyera ibibi byinshi, babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere. Ayo magambo tuyasanga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 12. Yaho murabyumva ko Yesu yaravuze ngo abamukurikiye uko byagenda kose bazarenganywa. Byanze bikunze kurenganywa kuzabaho. Ahubwo ikibazo, igihe kurenganywa kuzabaho, wowe uzaba uri hehe? Uzaba uri mu barenganya cyangwa uzaba uri mu barenganywa? Hejuru twayibonye ko abarenganywa, niba nawe ushaka kuzajya mu mubare w'abazarenganywa, ugomba kwakira ikimenyetso cy'Imana hakiri kare, itegeko ry'icyumweru ritari ryatangazwa. Naho niriramuka ritangajwe kandi hakaba hari ukuri wamenye, urabeho nta bahetse mfite, kuko icyo gihe byanditswe bitubwiye ko ngo abantu bameze gutyo bazacirwaho iteka. Ntawe ushobora gukorera Imana imbaraga y'umwijima itamurwanya. Ayumvise amagambo. Ntawe ushobora gukorera Imana imbaraga y'umwijima itamurwanya, adahagarukiwe n'abamarayika babi batewe impungenge no kubona ko umuhigo wabo ubacika. Abizera gito bifatanya n'imyuka ishukana kugira ngo bamutandukanye n'Imana, bamuhendeshe impano, kandi iyo izo mpano zitageze ku ntego, yifashisha kumuteza ingorane no kurwanya guhitamo ku mutimanama we. Aya ni amagambo tubwiwe ko umuntu wese ukorera Imana uko byagenda kose agomba kurwanywa, kandi tubonye ko kurwanywa ntago bizanyura ahandi uretse gusa mu bantu bari hafi y'uwo muntu urwanywa. Mwabyumvise ibyo bintu? Kurwanywa ntago kuzanyura ahandi uretse gusa mu nshuti z'abo bantu, kuko tubonye ko ngo azabateza, Satani azabanyuramo, bakanyura mu mpano, bakanyura mu kumushyeshyenga, mu kumuba hafi. Ariko kandi ngo uwo muntu ukorera Imana naramuka akomeje kunanira Satani, ngo Satani azanyura mu bigeragezo n'ingorane zigiye zitandukanye. Inshuti muvandimwe, urarya imenge, ibintu si shyashya, kuko abo wita inshuti zawe mu kwizera, hari igihe ushobora gusanga ari bo Satani yanyuzemo kugira ngo agukore ku kwizera kwawe. Kandi nawe urabizi, hari bagenzi bawe, hari inshuti zawe, hari abavandimwe bawe bakuri hafi, ariko batifuza ko hari urugendo watera. Abenshi nabo duhuje kwizera, ugasanga umuntu asoma ku gacupa akavuga ati reka kunywa inzoga ntago ari icyaha, ahubwo nawe gisomaho barahari kandi banakora n'inshingano mu itorero, ariko ntago ari cyo ng'Imana dushakaho. Nk'uko Satani yateye amahanga y'abapagani gusenya Isiraheli, niko no mu gihe gito kiri imbere azahagurutsa ububasha bubi bwo ku isi kugira ngo arimbure ubwoko bw'Imana. Bizaba ngombwa ko abakristo bose bumvira itegeko ry'abantu maze bice amategeko y'Imana. Abazanga guhemukira Imana maze bagakomeza inshingano bazashyirwaho iterabwoba, bajyanwe mu nkiko, kandi bazacirwa imanza za kibera. Yesu aravuga ati, muzatangwa n'ababyeyi banyu bwite, bene so, abavandimwe banyu n'inshuti zanyu. Ngabo nibo bazadutanga mu gihe cy'akarengane. Mwabyumvise ibyo bintu?
mu gihe cy'akarengane abo nibo bazadutanga, ababyeyi bacu, inshuti zacu, abavandimwe, abo dusengana, abo ngo nibo bazadutanga mu gihe cyo leta izaba yashyizeho amabwiriza yo kugomera Imana, abana b'Imana dushikamye tukayanambaho. Ngo icyo gihe nk'uko twabibonye hejuru, satani ntabwo azanyura mu bantu bo hanze, ahubwo abo turi kumwe ngo nabo ngabo. Ahubwo ushikamye bingana gute? Ushikamye bigeze he bishobora gutuma uhagarara ku kuri wamenye? Satani azatera mu bantu agasuzuguro n'umujinya byo kurwanya agatsiko gato k'insuzugurwa kazanga kwemera imigenzo n'imihango by'imbaga y'abantu benshi. Kubera impamvu azi, abantu bakomeye bazifatanya n'abanga kugengwa n'amategeko kandi bakaba bafite ingeso zangiritse kugira ngo barenganye ubwoko bw'Imana. Ubutunzi, ubuhanga, ubwenge bizifataniriza hamwe gukoza isoni ako gatsiko. Nga gatsiko gato k'abantu bubahiriza amategeko y'Imana ngo kazafatwa nk'insuzugurwa. Ariko ngo abantu bize amashuri menshi, abantu b'abanyabutunzi ndetse na leta zimwe na leta zo muri iyi si ngo bazifatanyiriza hamwe kurwanya ako gatsiko kazaba ari gatoya cyane. Abayobozi bo hejuru, abapasiteri hamwe n'abagize itorero bazishyira hamwe kurwanya ako gatsiko. Bazagerageza kugusha kwizera kw'ako gatsiko bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira imvugabusa, iterabwoba hamwe n'agasuzuguro. Kwifuza gukabije kw'abantu kuzasemburwa no kubarega ibinyoma byuzuye gusebanya hamwe no gukoresha agahato. Kubera ko badashobora kwifashisha amagambo asobanutse kandi adasubirwaho y'ibyanditswe kugira ngo bajijishe abafashe iya mbere ku isabato ya Bibiliya, bazayisimbuza amategeko y'igihugu. Ngira ngo murabyumva, aka gatsiko gatoya ngo kazaba insuzugurwa. Nasomye amagambo yanteye inkomezi mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, yambwiye ngo igihe ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa kabiri bwabwizwaga mu cya 844 ngo abantu bamwe bavuye mu byabo, abacuruzi baretse gucuruza, abapasitori bamwe bemera guhara intara zabo, bashyira umurimo imbere, bashyira imbaraga imbere, bashyira ijambo ry'Imana imbere kurenza ibindi bintu byose, ku buryo ngo baretse ibyabazitiraga byose bajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko hano tubwiwe ko ngo abapasitoro, ntago nzi ngo nabahe bapasitoro, bashobora kuba ari abo mu madini atandukanye, bashobora kuba ari n'abacu bazasubira inyuma, kubera ko ntago mfite icyizere ko abantu bose bakora umurimo w'ijambo ry'Imana ariko bazajya mu ijuru, ko tubona ko n'ababikora biyererutsa bakazabwira ngo nimumve imbere simbazi. Abo rero, abo bakristo gito ngo nibo bazifatanyiriza hamwe kugira ngo bayobye kandi bashyeshenge abana b'Imana bahagaze ku isabato y'ukuri. Kandi icyo gihe ibyegamizi n'abanyamihango bagiye buri gihe badindiza kujya mbere kumurimo, bazareka kwizera maze bifatanye n'abanzi gica bukuri, bahindukirire kurwanya abahoze kumva mbere ari abakunzi babo. Reka amagambo yasubiremo mwumve ngo, kandi icyo gihe ibyegamizi n'abanyamihango bagiye buri gihe badindiza kujya mbere k'umurimo, bazareka kwizera maze bifatanye n'abanzi gica. Urumva ngo ibyegamizi n'abanyamihango, nuza gusesengura neza iri jambo urasanga ari nk'abantu twafataga nk'icyitegererezo, babantu twafataga nk'aho ari abantu b'abajyanama bakomeye, babantu twafataga nk'ababwiriza bakomeye, babantu twafataga nk'abantu babitse ibyamuka bakomeye, ariko ngo bakaba baragiye bakerensa ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mitima yabo, ngo bazahinduka bafatanye n'abanzi gukomeza kurwanya abakomeje kumva, abahoze ari abakunzi babo cyangwa se abakomeje kumva ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, mu itorero hari abantu barimo bafite inshuti zabo, natwe turazifite, ariko izo nshuti nk'uko tubibona igihe kizagera dutandukanywe bitewe n'ibyo umuntu yemeye mu mutima. Inshuti zamaze kwakira ikimenyetso cy'Imana mu mitima yabo bazakomeza b'inshuti z'akadasohoka, ndetse n'Yerusalemu cyo bazayijyanamo. Ariko hari abantu bazaba barakira ikimenyetso cy'inyamaswa kugeza ubwo igihe kizagera bagafata iya mbere kugira ngo barwanye ubwoko bw'Imana. Ubwo umugaru uzaba wegereje, umubare munini w'abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu nyamara bakazaba batejejwe no kumvira ukuri, bazahindura inyifato kandi bazajya mu rugo
bazajya mu murongo w'abarwanya ukuri. Umva aya magambo ngo ubwo umugaru uzaba wegereje, igihe ibibazo bizaba bigeze mu mahina, umubare munini w'abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Abantu munkurikiye, iki kintu cyo kumva ko umuntu yizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu kirakomeye. Ngo umubare munini, si n'umubare mutoya, umubare munini w'abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nyamara bakaba batejejwe no kumvira ukuri, bakaba baranze kumvira ukuri, bazahindura inyifato kandi bazajya mu murongo w'abarwanya ukuri, mu kwifatanya n'ab'isi no gukoreshwa n'umwuka wabo buhoro buhoro, hazavukamo kugambirira ibintu bihwanye n'ibyabo. Kandi imbere y'akaga abantu bose bazashyirwa imbere guhitamo inzira irusha izindi koroha. Abagabo b'abanyambaraga kandi bazi kuvuga barishimiye ukuri, bazifatanyisha impano zabo kugira ngo babeshye kandi bayobye imitima, kandi bazahinduka abanzi bakomeye ba bene se bahoranye. Abagabo ngo bazi kuvuga bahoze ari abanyakuri, ngo bazahinduka abanzi ba bene wabo, abanzi ba bene se, kuko abo bene se bagumye ku kuri, kandi ngo aba bagabo bazaba babeshye kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana. Nshuti muvandimwe, iki ni igihe cyo kugira ngo uhagarare ku kuri wamenye. Ni igihe cyo kugira ngo ubutumwa bwawe ubuhagarareho. Ni igihe cyo kugira ngo uhagarare ku ijambo wize ry'ukuri. Ni igihe cyo kugira ngo ujye ku mavi Imana igira ikigukorera, igusukire mwuka wera. Kadukomeze dusome twumve twerekeza ku musozo mu kanya ko tugiye gucumbika, ntago amagambo twarangiza yose, tuzasubukura ubutaha. Igihe abakomeza isabato bazaba bakurubanwa bajyanwa mu nkiko kugira ngo basobanure kwizera kwabo, abo bahakanyi b'abakozi bakomeye ba Satani nibo bazihutira kubarega, kubatuka no kubangisha abacamanza bakoresheje ibinyoma byabo n'ibisobanuro byuzuye uburiganya byabo. Abo bahakanyi nibo bazagaragaza umujinya mwinshi mu kurwanya abari barahoze ari bene se. Bazakora uko bashoboye kose kugira ngo batoteze no kubashinja ibinyoma no gutuma abandi babamagana. Uwo munsi uratwegereye, umunsi w'akarengane, umunsi wo gutotezwa, umunsi wo gutukwa, umunsi wo kubeshyerwa, umunsi wo guharabikwa, umunsi wo gukurubanwa. Ngo uwo munsi uratwegereye. Mbese uhagaze mu ruhe ruhande? Ushikamye ute? Uzaba uri mu bakurubana cyangwa uzaba uri mu bakurubanwa? Mbese uzaba uri muri ba bandi babeshya cyangwa uzaba uri mu babeshyerwa? Gusa nakifuza ko njye nawe twazaba mu mugani w'ababeshyerwa kugira ngo tuzabone ingororano y'ubugingo buhoraho. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bazaba batarageze kumva ibimeze bityo, bazatangazwa no kumenya ko Babuloni ari itorero ryaguye kubera amakosa yaryo n'ibyaha byaryo, hamwe n'uko ryanze kwakira ukuri kuvuye mu ijuru. Igihe abantu bazaba babaza ibisobanuro ku bayobozi babo b'iby'umwuka, bazababwira amagambo y'ibinyoma kandi bazahanura ibyiza kugira ngo babamare ubwoba no gusubiza mu gitereko imitima yabo yakangutse. Urumva ko igihe ngo ubwoko bw'Imana ariko butigeze bwakira ukuri kw'isabato, ngo buzaba bubonye birimo biraba, bakegera abayobozi babo mu by'idini bakababaza, ngo abayobozi babo bazababeshya, ngo kandi bazabahanurira ibyiza ariko bizaba ari ibinyoma. Ngo bazabahanurira ibyiza, ubwo ntabwo bazaba bashaka kubabwira ko igihe cyasohoye, ntabwo bazaba bashaka kubabwira ko akarengane katangiye, ntabwo bazaba bashaka kubabwira ukuri, ahubwo ngo bazabahanurira ibyiza kugira ngo basubize mu gitereko imitima yabo. Murumva ikibazo giherereye? Ngo bazababwira ibyiza, bazababwira bati dore Imana iguhaye imodoka kugira ngo wumve ko isi ikiriho cyane, Imana ikubakiye inzu, Imana iguhaye umugore, Imana igize gutya, kugira ngo imitima y'abizera yari yakangutse kubera ku karengane isubireyo, yongere kudamarara no kugwa ivutu. Hanyuma ariko kubera ko abenshi bazanga kwemera amagambo apfuye kuboneka y'umuntu, bazabasaba kubabwira ijambo rimwe ridafifitse kandi ryatuye ngo
uku niko Uwiteka avuga ngo abayobozi b'idini kimwe n'uko abafarisayo ba kera barakazwaga no kwanga kumvira ubutegetsi bwabo, bazavuga ko ubutumwa bw'umuburo buvuye kuri satani, kandi bazakoresha imbaraga kugira ngo kugirira nabi no gutoteza abavuga ubwo butumwa. Murumva ko uko byagenda kose abazakora ibyo ngibyo, abazakora ibyo na abazaba ari abayobozi b'idini. Abazakora ibyo ngibyo ntago ari abazaba ari abavuye hanze ashwi, ahubwo bazaba ari abantu basomye, kuko ibyanditswe byatubwiye ngo tuzatangwa na bagenzi bacu, tuzatangwa n'abantu twasenganaga, tuzatangwa n'inshuti zacu n'ababyeyi bacu n'abavandimwe, ngaba bazadutangana. Kuko dutangira twabonye ko ngo satani azateza urwango hagati y'abantu bavuga ukuri n'abatavuga ukuri. Reka nihute ngane ku musozo. Ngo maze ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafitiye guhamya kwa Yesu. Ngayo nguko bizagenda. Cya kiyoka aricyo mwanzi na satani cyamaze gushyira urwango rwacyo hagati y'abavuga ukuri n'abavuga ibinyoma. Icyakora turashimira Imana ko hari abana b'Imana bagihagaze mu kuri kwabo, bagishaka kuvuga ukuri batanyuze ku ruhande, kandi nakifuza ko muri abo ngabo nawe waba urimo. Cyari igice cya mbere, iki ngiki cyari igice cya mbere cy'amagambo y'akarengane kuko bizagenda. Ndagusaba kugira ngo nawe niba wumva ufite igishyika cyo kuzahagarira mu bazarenganywa, hindukira wakire ikimenyetso cy'Imana ariyo sabato, kandi we gucira urubanza abatari bakira isabato niba waranayakiriye, kuko ntago tuzi umunsi bazahamagarirwaho. Ahubwo inshingano dufite niyo gusengera abatari bakira ubutumwa bwiza kugira ngo nabo babwakire, turusheho gufatanyiriza hamwe. Ndasoje, reka dusenge. Data mwiza, wewe wera kandi ukiranuka, ijambo ryawe ritubwika akarengane kari hafi kuko ngo umunsi uratwegereye. Ariko ndakwinginze ngo duhe gushikama ku kuri kwawe, uduhe gushikama kuri wowe kubera ko ari utuneshereza, kugira ngo kuri urya munsi twe kuzagaragara dutsinzwe. Mubyeyi mwiza rero ngaho ngwino ubane natwe, utugirire neza, ukomeze kwigisha imitima yacu, uturinde kwinangira, ahubwo twemerere agakiza kawe gasabe mu mitima yacu. Kandi mwami mwiza, Mwuka Wera atube hafi kandi akomeze kutwigisha. Dusenga Yesu Kristo, turakoze. Amen.